isaha ntabwo ari yanjye ni izina ry'Imana. Ikibazo ngiye kukubaza ukinsubize utanguye sibyo? Ndagusubiza. Gutujya muri toilette tutaranyara kera. Ese si nyinshi? Toilette ni nyinshi bite petit? Wowe iyi toilette niyo yanjye sibyo? Ya. Asubundi umaze kingana kize hano. Nashusho Barakumviye? oya ntabwo nkuzi. Wari waroje iyi toilette turabizi. Uzibanyiranye? Wabona wanakarabye shumi. Wallahi. Ugiye muri vongere yanjye wakintu. Oyihangane ntabwo nari mbizi nzagende mu zindi. Bundi gute mvugana nawe? Shin. Mbere na mbere utarajya hasi dore toilette yawe imeri. Wayibonye? Shin petit. Ntabwo napfukama. Yagusuzuguye wallahi. Shin petit. Inshallah. Bakwita ngo iki? Njyewe Ya. banyita Yive. Ngo Yive. Sandari yewe two kuva namubona muri classe narongera kumubona. Simbizi nanjye nabonye dusohoka classe niba hakiri hapo garaje mukanya ndagiye mwirye. Yakura bamushije. Nese tuzasohoka ryari? Gusohoka se. Mara yaje. Ahubwo nanjye nashaka kubikubaza. Nta munsi mani twapanga tuguhuza. Nta kintu mbe ngo gusohoka sheri. Kwa gatandatu. Kwa gatatu? Kwa gatatu bizohara. Bataragiye babyiza badamana bagiye. Oya ahubwo reka nkubwira akantu keza. Kwa gatanu Subizi ko aribwo wenda nko mu saa 10 cyangwa 11 weekend nibyo bitangiye. Kizo kwa gatanu mama kare. Uzashaka ukuntu umubwira uzamubwira yuko ugiye gukora etide ku bashuti bawe mani. Uzi yuko ugenda unasokera hano wanjye ugasanga n'abandi n'ibindi bijama mani byaje vuba. Ahubwo ndaza guhamagara umuntu wanjye tuzajya ko tuzajyana. Umuntu wawe ahubwo si we amakuru yashiri wawe. Nakora no guhereza ndacyagirimo. ko sha petit witwa ngo iki? Nitwa Yive. Bakwita Yive nawe. Bakwita Yive nawe kitwa Yive. Niko mama yanyise n'izina ry'Imana niko yanyise. Ako juba macho wanyonesha. Peta afite nazagara. Ubu ndimo kuziriki. Umvise n'ubugere mavugamo. Ngo Yive. Ndi yagurukira ndabarega kuri tike. Petit mu buzima sibyo mu buzima. Ahubwo rero peti uretse ngwere kuri. Buri gace kagira nyirako ahangaha uri hehe? Kwa diregiteri. Arasinze. Uzi mistake ya mbere wakoze se? Nuko wagiye muri toilette z'abafasi. Tabanje no kumenya abari bo. Ntabwo nari mbizi. We petit. Nkugiriye impuhwe kubera wagicwa. Ivongere yawe yarivanze. Ibirombe petit. Toka. Komeza petit ya. Ese we boy. Ukuntu gano naho imeze rero. Tugita tujya kureba nde? Kombana tipasi. Siko twabepfase. Ese ubungubu ntabwo nakwisaba kumubeshya. Kuri Imana murigana ngo dukundane. Ako nyine aziko mukunda nasize umva. Akawe no kuneza abantu. None se kubeki muba mukiri kumwe kandi nimba bizi yuko utamukunda. Ntabwo mukunda gusa ndamutse mukate nyine yamabara kuko arankunda byadana. Ngora gukunda. Ese ubwo ngubwo mumaranye umunda kumara iki muri make. Ngiye nuwo guherezaho ku ishuri. Guherezaho kugira ngo utagira bad. Cyane. Gusa ariko ni bad. Nuko yamushiri wawe iri mwiza uzabirebe neza. Akunda koga. Nanjye nkunda. Ni be wawe nyine. Tunabirenze. Hey guys. So kari kagiye he ko twakabuze. Mumbabarire mugendeshe gahoro. Mutwa turi muri gahunda zo gusohoka kwa gatanu. Ngiye kureba ko agasekirite mani karahebye. Muvuga iki? Agasekirite. Ariko narumiwe. Sekirite se twaba tuvugana iki byo ku telefone. Turi muri gahunda zo gusohoka. Kagira inkuru. Ahubwo uri ready kwa gatanu. Ibyo sina ngombwa kuko nawe umbangamiye sibyo se ahubwo gahunda iragira iti Siko twabepfase. Uva nyine ibyo tubireka Yufashe tone nyamara. Nyine ibyo byanarangiye. Yufashe amafaranga.
nayigura none se nayitora ari ahantu se batora se ayise aboye ko twazanye muri iki kigo ya nasanye nawe ariko narebe ariko gahunda imeze banza taho taho kujya hehe kugurisha umuzigo kwa wa mutipe ya urutenike umeze gutya twikaraka kushi dior pop ariko reka nkurabure ntabwo twashoye niyo baduha 5k twazinywera nawe ni make sho twazinywera hari igishoro 5k ni make sibyo kuba urutenike twite twikomeza tubyina ya drill dior twakomeje ariko mva njye nkurabura umva tonde njye nkurabura kiba umuntu muzima banza ushyire hano utazananyenisha sibyo ariko sibyo Rastaman ni neza uzi none ngenda turagaruka tugenda Yeah. turagaruka tugenda gutya ni gutya bavuga ati tatubata yahuzu akureka Yahuzu. tonde nkurabura gutya. tonde nkurabura wakino njye narakomeje nambangamiye gutya aka ni akantu watayemo kuzuye fu gutya dukomeze amasaha y'umugoroba w'iki cyumweru cyane rwose yewe sha itariki imana nzaba nagiye gusenga nicyo kibazo wowe wowe usenga mari Wowe, ibyanyabyo ryari? nzaba nagiye gusenga gusenga maze ntabwo dukorana rero maze gusenga none se gusenga ni ikibazo uzajya gusenga ese wakurikiye aho se ryari basenga kwa gatatu oya yabonye akajama niko oya reka mbabwire gaza ko mujye mureka kugira ibintu big deal big deal urasenga urasenga we barasifuye tujya muri class ko nawe n'amasaha yarambangamira uba turaza kuzivuganaho rero mani ko ahantu mwari mwicaye hano hasa nabi umva mbabwira rero babonye musimbuka we uragiye kabuno kifi we abuno yifu ko mvuga nabi se yimi bya bucetse naguhanyuka wowe umusimbuka ntuzanyisiga man murashaka kuzankubita mushaka kuzankubita umva se security umva ntuzanyisige man umva mbabwira rero umva dupange nyine wowe ko musimbuka hari amuvuye reka twe turasimbutse se twicariye hari iyo tugiye kureka tuba twicaye hariya mwari mwicaye hariya musimbuka mugwa hasi akarakara komana muvuye mumbwira aho muvuye ndabareka mugende ciringa nyine mumbwira aho mugende ndabareka mugende twebwe twicariye hano gutya mani mwari mwicaye ahubwo mwarasaze kukuze wagira umuntu murabona ndi ikigoryi rero ngo mbanenye ufate mumbwira aho muvuye yego nturi ikigoryi ariko uri ikigoryi cyane ariko ntabwo ari kwicara niyo kigoryi uwo musi uri umunyabwenge we uwo musi umva rero umva nkubwire sibyo ndumva mwagoranye iravuga reka twize amagora iravuba wana yagira vuba reba mani hari icyo uhagaze dore security ndamabona mugire tugire dore naho ndi ibintu byagoranye ese ko twashiriwe twadora wande munyereke mufuka yanyu do twashiriwe shiriwe sibyo baba hano ikintu nyereka nawe nta kintu kirimo nta kintu kiriho mani uyu we ni na mushyashya usanga ikintu yaba afite ntacyo nta kintu turi wari uzi n'ibindi urabura naze cyangwa mujyane kwa deregiteri bagutema imifuka 50 ya sima bike oya nanone mujye mwishuri magere vuba vuba ese ubwo ushatse kuvuga ko kwanga we nawe rero ako kantu ntabwo aba ari sawa ujaga kiriya kintu nagishake sha we none se imbiriti yacu rehejeje nka ndabibwira deregiteri sha wagenda ukamba mu mazi twakomeje na ariko ibyo si byiza telefone ni na nziza sha akusekirite sheme yanjye kubizi nabirenze iyi mbiriti ko nanjye ariyo mba mahisha wabinkoreye wallahi ni wese wanguriye akabyeri so kareba ko nahita nyiguhere reka wengurira byeri ureba ko nahita nyiguha byeri nta kintu ndiho man usoya ngo njye nta kintu uriho nashiriwe simusimbutse hariya mbareba reka ntabwo dusimbutse oya aye muno no murasose
murasose inzekeranye inzekere sibyo akurabiza uhise wuza utarangurira byeri akureka nkubwire asishime yanjye umva nkubwire ikintu kimwe gisagaye kubizi nabi turajya kwa deregiteri cyangwa telefone nyitwara oya kwa diregiteri ni ibisozi ubu se urashaka ko bankupa mani reka mba nikubye mani kandi kona ni ibisozi ahubwo aka kambiriti umwana ubimfashijemo barekura rekura mama wawe none se ushobora kuzana none se urumva kuko nanjye mvase nzanakura reka nanakubwira nzanakurabura sibyo masa n'umusego wanjye uzangurira byeri ryari mu musego wanjye cyawe unyetumvikane wakoze iki masa n'umusego wanjye mbona ushaka kuzangurira umva nkurabura tujye kumvikana nk'abantu uyu muzigo ndawuguha sibyo urashaka ndasa serious urashaka ndasa serious warase burusiya warase siriya nyumva nkubwira kumvikana nta mutima mubete n'umuntu usanzwe umeretse ariko murasimbutse subyemera nyumva nkubwire kwa deregiteri ntabwo mbagezayo sibyo ariko mwasimbutse iri n'inka yanjye umva nkubwire rero uzangorera byeri byarariko kuwa gatanu sibwo baza kubasura se kuwa gatanu isi nirimbuka nzakugurira byeri kamwereka basi mbonera madesa mwe desi desa ni akayuki kamwe katakashiramo uzaya nabwo uzayamanywa nko kwa gatanu cyangwa muri weekend urabinkorera kanzi koherereza aka kanya hereka kanda akanyenyeri kabisa nimero yawe 079 kanwe kode imakode 12 acha yishiremo 12 gatanu kane rimwe kabiri niyo ngito kabisa amazina ni micuzi akwereka reka nkireho ijana wakintu nanjye nsigana y'agafege ufite toro wasa ushaka gusigana ngaho naribi ntacyo bona nubundi nababonye ariko ntabwo nzabivuga gira vuba nari ariko hari akantu bajya bavuga ngo reba ntuvuge ntabwo nzavuga ariko nyine ntitugire ikindi gikosa duhuriramo tuyakubandagaza n'imicuzi nayo ngayo urakoze ariko hari akantu bajya bavuga ngo reba ntuvuge ntabwo mvuga ubwo rero birabigenze byako uzankubita akabane ni fo aho wabwire kabisa ariko uze nakuye oya nta kibazo kugira ngo ryari nari nayifite wakintu urayizanye mbiri ntabwo wundi uri umuhungu inzoga zajya mbese nyine mubaze ngo bigenze bite ndamushugarika ndamumanura ndamucoresha ndamutambika ndamucurika ndamucurukura ndamufera metamabwira ati toka za nzoga zawe ujya ugira urabona kisize neza kambaze ikisenge ako waranyibagiwe ma ntabwo wambwira ngo muvaniyemo aho ngaho kabisa mutayemo y'uruyuki yabiri yamenye oya none se ako rero kamaze nkurabure mani bino bintu tugomba no kubimucaho uriya mukoboyi yobanga kakaki ngo desa izo za buri munsi ni ukuvuga ngo iyo ukoze akantu ni akayuki ahubwo se kamwe ugira ngo se ngenda yohereje namubwiye ngo amazina kiba kirambwiye ngo ni cyuzi nabwati ubonye rwimanukiye ntaruzi ko bohereza amafaranga nta mubare y'abangize waranyibagiwe nta mubare bangakize ufite uburyo ruba rwisetsa uzi ngo narwo ngo ruradufasha ariyo amenyo yiwasekeye ahubwo mva tugiye kugwiramo se none kubona ikigo twakigezemo tugiye kwenda twikarumye tumeze neza tugwe ibirasi n'irya dirishya mwamina irya dirishya mwamina niryo bari gusudira se hari irindi se rya dirishya kandi ninjye warimenye barimo bararisha no wallahi cya bintu ni we none se ako kirarobanura ngo turiyanuye nyine utuvanye mu muhungu se abasa twiyanuye nyine nta sijya kwako kaboro mwana ufite angahe se mwe mufata nyine duse icyo cyana cyane
umva iyo ngiyi ibiri nyine uzuyizanye man Mbere cyane. Injyana muri mode ya class. Yes. Yo kuri toilette. Ushaka gufite ubwenge kuzajya. Kutatebeje se. Kiri mbabara ntabwo rero nagiye bagiwe. Ariko kutebeze rero. Asura n'ishuri. Wewe wari utangiye kunjyana muri vibe za class. wanga kwiga mana yanjye. Subizi. Banaho zombi bongera ubu. Ese nimugoroba turabonana gute? Hankombe? Kwabaye keza. Ahantu ntabwo ari cyane. Utu dusuko. Aya nabirenze maze urabona cyashaje. Shaje. Tuturips. Ahubwo mu kanya ntago usuje. Cyane mukumva. Ajya ngufumba. Rero nanjye kujya gukora muri class nanjye kubisoma. Sibona uri kwiruka. Kuri kwiruka. Ati nanjye gukora. Nari bino mugoroba sibyo? Promise. Uraza ko ndeba. Ukugura mu magazine. Cyaje kunda muri class. Ndaza gukorera muri class. Okay, sawa nawe. Bye. Bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Ntabwo wakumva ko uri umwanga ahubwo se wowe ubona ukuntu yandika wanjye niyo rwinjengeye mba numva nastansohoka umva njyewe namubwira aho twivugira ibyacu umva mbwira muri weekend watembereye he ahubwo wowe mbwira boyfriend wawe njye ese muri weekend nkunda kubyana papuri umva boyfriend wanjye ni ikigori kimane nituge nicuze impamvu twakundanye ni ikigoryi umva ni ikigoryi ni umuntu agira isoni none umwana yanjye sura n'umuntu ntabwo ari kugendana kabisa yego komana ntabwo tanaramubona ahubwo njye no boyfriend wanjye Nejo bundi nuko nayo ngaba twasohotse nyine. We profe yaje. Ariko nakumihorera. Yesu bikoto yambaye. Nano ikote yambaye. Yesu none ko yandika isazi ninya kwipano. Umva mana we niko isikwajyana nago yafuze. Ese ngo amafaranga muhembana ngo ajya yika kugura mipano. Uramurenganya. Oya gutekereza biramuvuna biramugora. Kubonera mutwara utekereza. Sheke mwabyana. Niga neza kandi neza se wigisha neza umva neza note pakoneza nyine cyane neza urangwa neza mfata note yawe Yesu tugira note